rangiye gutukura amanota y'Ubugesera 3 ibyarangiye ntacyo wabikora ahubwo no gutegereza retour no gutegereza byanze bikundi zaba. Okay, mbabura dusoreza aho ngaho. Hari ikintu ushaka, hari akantu ushaka gukora gato. Nyuma yabuze kumpa reaction uko ubyumva. ahubwo wowe ni wowe ipe tuzi nkuko nayituzi twaraki Anzo tuze gato. Experience ya Stade Amahoro nka destination yo gusohoka sibyo we rero ntabwo ashaka kuvuga ngo abantu baze muri stade bera match minota 90 njye nivuze ejo muri press conference nabikurikiye ndashaka ko abantu baza muri stade ariko match akaba ari akantu gato bakomeza bagasohokeramo so mitaka birashobora kwerekana kuri screen zo muri stade pourquoi pas abantu banarya banywa nayikarangira ya APR saa 4 abantu bakigira nka saa 5 yabihakanye icyo nkubwira ntabwo muri iriya stade ari bwo bwa mbere agiye gucururizwa ibyo kunywa mu Mavubi abantu baranywa muri match zo gutaha stade twaranyweye nejo bazanywa nejo bundi bazanywa ntabwo icyakabiri aranibeshya aba DJ niba ari bubazane arazana na sound kuko sound ya Stade Amahoro je ntaho na enjoying terrible yo ni nje enjoying umuziki ikindi bara DJ ni inshuti zanjye turahorana ibiraka baba bifitiye match igomba kurangira abanyagihugu ariko ashobora kafasha umuntu abahaye amafaranga baraganiriye byihorere nta kabari muri Nyarugenge kajafata umugisho ryo habe Marno habe Sonia habe Briane habe Kaspi habe MC Muyango habe bande boss match no kurangira abanyagihugu reka mbabaza akabazo kwizigira uretse ibyo mvuze ku makuru mfite mwe mutekereza ko KNC inyungu yaba yabikoreye iki ku nyungu zihe noneho mutekereza ko yababikoreye iki inyungu za KNC d'abord kugira ngo KNC yungukire muri uyu mukino nuko match ijya saa 12 z'umugoroba bitari ibyo nta agahamagara abantu saa 11 bakaba bageze kuri stade bakamwa ko kantu ka refresh cyane muri half time bakanywa tukareba match saa 2 abantu bakanyanyagira bakajya kurebera mu Migina bakajya kurebera i Remera bakajya kurebera Kacyiru kurekura abantu niba adashaka kurekura abantu niyerekane match azabafunga se hashaka saa 2 stade yaba icyo kintu reka kenshi soshobora kwarakimwimye kubera ko icyo gitekerezo aragifite niba adashaka ko abantu bagenda none se bazagwa muri stade batari kureba match bazaba bakora iki ku match niba ashaka twigire muri Rayon Sport arashaka abafana ba Rayon n'abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda niba KNC abashaka nabashiriye match saa 12 bahagere saa 11 bazari saa 2 base bagiye saa 2 bagende kererwa kenshi ngo nanjye kira gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru ari kubundi nanjye ntagira match najya kwireba ese ubwo twebwe ahubwo nabanze ko APR ahubwo tuzazikora gute izo match ahubwo nabashoka bitse match ntakuyogumaho nuko kogeza half time oya half time ugomba gukorana kimwe half time ya Rayon tukajya muri pyramid cyangwa rero tukayinyonga ava wayinyonga beshese nangerega ntago najya muri stade Amahoro tuzazikora match saa moya makuru iki ntago najya muri stade Amahoro saa moya nzi ko APR se match ya saa moya ntago tuzayika yakize saa moya ese urumva bajya muri stade saa moya kwa APR cyane saa moya na makuru saa 2 ni pyramid na match ya saa moya match iri kuri televiziyo y'u Rwanda iri abantu bose bazayireba yarangiye kwantumira turika abantu bazakora match ya pyramid abareba bakeneye kumva pyramid abapera bakeneye kumva APR bakora match ya saa moya na saa iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match ereri ya mbere ntabwo ndi bigarukeho aribonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign icyo kintu nari iyi nereri ya kabiri akoze mu gutegura arashyira match saa moya hari match mpuzamahanga saa 2 ubwo nyine ngira urwego rwa Radio Rwanda yibagirwa ibintu bijyanye no gutegura ama events ndamwemera pe ariko hano urwego rwe narubonye najye kuri Radio 1 ingingo ya mbere nanenze ntimuyizi Radio Rwanda botwina ingingo ya mbere nanenze ntimuyizi match night twako ingingo ya mbere nanenze muri event ntimuyizi mu bijyanye no gutoranya aba DJs n'aba MC hari aho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri
nanone yongeye kwirasa ikirenge gutegura imace ye Hennessy ku bintu bijyanye na event management namwemeraga ariko hano njye imena inda saa moya karabye pe nagerageje kugoragoza ko nanjye ndi kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana b'umupira w'amaguru nibyo twakubwiraga rero oya reka nanjye nabyumva ariko nyina kubwiraga icyo agamije oya ntabwo nigeze ngenda aho nawe ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo nyina kubwiraga baduha amakuru igitekerezo cye ni ukugumana abantu kuva ku isaha y'isa moya match ya peri igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migera no mu tubari bakavamo saa sita nicyo gitekerezo cye acuruzamo utubari acuruzamo ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko nanjye nagerageje nanjye nifashe nshaka uburyo nareba izo match nshobora kujya kuri match ya saa moya nkareba Mitareyo na Gasogi njye nyine kureba na Pyramide na Peri nawe urabizi ko turashaka none ku Chicken se ashaka kutubangamira kwe ntabwo ira match rero match yari ashobora kuzayireba yabwo yinaze nase isaha y'amakuru iyo washyize match kuva isaha no isaha y'amakuru ya radio Rwanda babarira iminota Ferdinand twashora ugiye gutangira ibiganiro ugiye gutangira imishyikirano na Ferdinand uburyo amakuru ngajya ngo saa yine arakoze Gacinya Lorenzo yahoza avuga okay si bari babaye iki buriya rero kankubwire hari ibintu byadutse ubundi ibi nta nicyo nanabivugaho ariko nashaka kujya nkumvishe kubona radiyo y'igihugu mon frere rwose iyo mwumvishemo nta kintu cyiza mwavuga mwakwicecekeye nese ubwo na nyuma ya match bari komeza kuvuga ibyo oya nibyo ndashaka numve nyuma ya match ibyo bavuga nyuma ya match uzibyajeho ngo se muhungu yarabyinnye none se niba yarabyinnye none se na Gacinya yarabyinnye n'abandi barabyinnye reka rero ndashaka mbabwire abantu hari ibintu byo bakina nabyo ntabwo ushobora kumva igitangazamakuru cya leta serious gishobora kujya gukora icengezamatwara risenya umupira hankurikije ibyo nabonye muri stade ntabwo abantu babumvise ntabwo babumvise niyo mahirwe ariko hari abataraje kubera buriya ntibabuze radiyo y'igihugu ifite fréquence zirenga 10 na zingahe ubwo tubaze mu banyarwanda uyu munsi batekereza ko ibintu ushatse kujya kurega nkaregera damages abantu bari kuza bandi mvuga nti estimate yanjye wenda bari 30,000 dizo kuko ntekereza ko abantu bari muri stade bakabakaga 15,000 sibyo ariko ndashaka nkubwire turimo turajya ahantu habi kubona igitangazamakuru cy'igihugu gifatwa na YouTube cartels abantu babyumve neza YouTubers gufata radio y'igihugu bakayihijackinga bakajya birirwa bakora ibintu nk'ibi nje by the way bandi mbabarire akwenda niwo murongo bagendera oya niba ari wo murongo bwana barore niba igitangazamakuru cyawe ari uko kimeze witegure kuzajya mu nkiko no kwandagara imbere y'abaturarwanda bakubaga arese ko bari kwisengera ibyo ngibyo biramureba no Madame Sandrine Sheja nimushye niba igitangazamakuru cyawe ushaka kugira YouTube rutwitse mu cyubahiro ngomba radio y'igihugu kuva navuka yari radio de reference umuntu yumva agashaka kumva amakuru atashaka kumva ariko uyu munsi wa none tugeze muri cartels nk'izi ngizi YouTube cartels none ntarangiriye aho ngaho uyu mwana mwibuke ariko umuntu wantangaje ngewe harimo umuntu sindi buvuga amazina ye nari mufitemo icyizere wenda mbona ari umu gentleman ariko seriously wakumva this debate uribaza se bari bagamije iki gusenyaga ese APR niba ifite make na Pyramide bitegetse ko Gasogi itazakina bivuze ko champion y'u Rwanda ihagarara haye no se champion y'u Rwanda ariko ni no gusuzugura abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange n'abanyarwanda abantu bose bajya iyo APR igiye ahubwo se ubwo yaba yari gukirira hano iyo nza kuba mfite make byari kumbuza kuyikina icya kabiri icyo kintu bambaje muri press conference ngo make ndavuga ngo kumvikane sindi bivuge kuri make ya APR kuko njyewe ikipe nyoboye na press conference ndi ya Gasogi ibya APR mwabahamagara hiri muri Egypte mukabibaza ukabaza ibyayijyanye ese icyaha Hennessy yakoze cyo gukina saa moya niwe upanga amasaha ndibaza ariko se aba bantu ntibashobora no kubaza wenda ligue babaza bati se ninde upanga karandiriye ninde upanga amasaha ya make njye reta mukuri kwibana Angeli nubwa mbere uvuze ibintu nseka kuko ibi ngiye abantu bazatwereka imitekerereze yabo tuzayibonera hano hari igihe ukora ibintu uvuga ngo uri muri ica umuntu ugasanga we ku giti cyawe ahubwo uri muri hemukira iyi match yabaye success ku rugero ntekereza yuko ngewe ntakekaga dukora iyi match nari kwirinda bagitinga ko abantu 10,000 bashobora kuza muri stade kuko muri pere ntiwabashyiramo abantu bari hariya wabashyira muri pere 3 nabwo ntugire ikindi kintu ukora icya kabiri ubwo uritonda ukavuga ngo twebwe ngo ntituzajyayo utaza nka biki
uraza se itike waguze ko n'ubundi winjira ku buntu uraza se ngo bigende bite ariko reka nkubwire kandi ngo warabangamiye amakuru amakuru se iyo nigeze mbasaba kuza kuvuga match iyo ubundi barivuga bakambike tuvugisha ukuri hari ikintu ntibayivuga bakamamazamo ibyabo hari icyo bampana igiceri cy'icumi ahubwo nariga ihagarika ibyo bintu ni nako kamenyero abantu bazana ku bandi wowe umuntu turagerageza kugerageza turavuga tuti football turimo turaruzinga what can we do dukore experience umukuru w'igihugu aduhaye stade nk'iriya tujye mu bantu b'abanegativiste nk'aba ngaba umuntu arangiza ajye kwandika ubusa ngo nabo ese ubundi nkubaze hano ni hehe habujijwe umuntu wese kujya muri stade kureba umupira umbwire ninde ubujijwe kujya muri stade hari inzego z'umutekano sibyo none mbona n'ibyongereza bipfuye stadium used to be the best place for the children iriya ni creche is it a kindergarten batwereka na level of understanding y'abantu umuntu ari expose aka-expose ubwenge bwe buke imbere y'abantu uyu niwe muntu wanditse abwira minisitiri ngo nta nzoga zaze uyu munsi arongera yaradutse atanga ibintu nk'ibi radiyo rwanda igomba kongera gusubirana sanity ntabwo ari ukuzana youtube akaterizi iriya radiyo tuyifiteho stake ni iyacu ni iy'igihugu turayisorera nta n'ubu nkweretse fagitire z'umuntu ibyo atanga kugira ngo iriya radiyo ifunkisiyone ariko urafata radiyo y'igihugu ukajya gusenya igihugu ugasenya umupira bwana rudo this is too much ntabwo dushobora ababishinzwe bose bafite stake muri radiyo y'igihugu niba radiyo y'u rwanda ishobora guhinduka youtube bashobora kuyihajakinga bagakora ikintu kimeze nka tabloid journalism yo gutwika no gusenya ubu nk'umuntu wumva hano seriously koko wakumva iyi injustice yakorewe Gasogi kuri radiyo y'igihugu kweri birakwiriye is it fair wenda dushimire ko of course Gasogi yagaragaje ko iri big nabandi nshimira n'izindi media twakoranye dukora ibintu byacu biba successful reka nshimire na minister wa sport na ministeri badufashije kandi baranaje nshimire federasiyo yadufashije ariko n'ibindi bitangazamakuru navuze n'ibindi bitangazamakuru byadufashije ariko basi reka nitangira akantu kamwe niba wumva nta kintu ushaka kuvuga please keep quiet kuko birababaje none byakabaye biba ukavuga ko ari undi ari youtube cyane yabikoze ariko radiyo y'igihugu ifite frequency zirenga runaka yicaye ku ikipe nka Gasogi ubu se tuvuga ko mu Rwanda abafana bose ari aba Rayon Sport na APR kandi baravuga ngo reka twigire kuri reyo oya ngo nabo ntibaze ngo bajye gushinyagurira APR kuri radiyo y'igihugu oya ndakubwira kuri radiyo y'igihugu mon frère ebwo niko babyumva barangiza ararangije isoni ziramufashe agiye hasi make yarangiye atangiye gufotora ibyo afotora ngo ashyira kuri Twitter ndagaruka mu butumwa mperaho rero ubundi ejo nirinze kuza mu gitondo ko nari naniwe nakoresheje imbaraga zanjye zose kugira ngo ibintu bigende neza ariko mbabazwa no kubona radiyo y'igihugu yakabaye inshyigikira nk'umunyarwanda ugerageza gukora nibura n'izo mpinduka ariyo ifata umwanya wo kugira ngo inyice inkorere character assassination yangiza ikipe ya Gasogi sinzi niba agenda bari bayihuriyeho n'igitangazamakuru administration yacyo cyangwa se ari cartels zabohoje radiyo y'igihugu kugira ngo zikoreshe mu buryo bumeze nko gushakisha views kuri YouTube. Thank you, go on. Somera ubwo butumwa ndagaruka mu kanya ndashaka mbabwire whoever is behind this ntago kenisi siwogope jini wala jambazi hari abantu bivuze ngo cyakora ngo c'est dommage ngo gusa ngo finally kuko nubise match zose bazitambukije iyo babireka se ngahomba se hari amafaranga bari banzaniye ariko sha reka mbabwize ukuri ariko ibi birababaje seriously byakabaye biba handi ari nko mu YouTube runaka wabikoze yewe nubwo yabari radio runaka yabikoze atari radio y'igihugu seriously hari icyubahiro tugomba sibyo radio y'igihugu ni yacu twese ibe ariko uyu munsi niba cartels zarayibohoje the YouTubers cartels bivuzemo cartels niba zarabohoje radio yacu y'igihugu there is something wrong muri administration y'iriya radio. I swear there is a problem kandi should be addressed, otherwise uyu munsi ngewe ntago ari intention zanjye kujya kuvuga ngo ngiye kuregera urumva damages
ariko I can ariko noneho ku giti cyanjye no ikibabaje bakoze ibyo bakora barabikora nyuma yaho banakomeza kuza guharabika the whole event they do why if you are not positive keep quiet ntago rwose tubabarire ntabwo nawe umeze nk'uri kubasaba imbabazi. oya ntawe uzakurega ngo ntabwo wavuze gasogi ariko kujya kwandagaza gasogi ubu se nkubaza ngo nipashe muremure iriya stade yubakiwe bande yubakiwe abanyegana cyangwa yubakiwe abanyarwanda kumva ngo nta bantu bazaza no siku nabonye abantu baraje ahubwo se n'ejo bundi tunasubiyemo baza noneho bakabona benshi kurushaho. icya kabiri ndashaka mbasaba ikintu kimwe hari uwo nagiye kwikopeshaho amafaranga yo kwishyura stade. icya gatatu hari uwo nabwiye ngo aze kumvugira make ngo abadije ngo ntabwo ari kubasha kubazana. abo badije se hari uwaje arababura kandi bavuga ko bari baravuganye nabo. aba ngaba ibyo bari barimo tubireke. icya kabiri koko ubu tubajije umuntu uvuga ngo yavuganye n'abadije yavuganye nabo ngo barababwira ngo ntabwo bazabahari. none se tugaruke ku kandi tutabeshya iyo sawundi ya stade mwabonye sawundi itarimo genzi ko iriya sawundi ye bayifunze amasaha 48 yose. none ikindi cya kabiri seriously tutabeshyanye kuvuga ngo hariya ngo sinzi ijambo bavuze ngo ibyo ntabwo twabireba rwose. ikindi numvise ni igiki kirimo ngo kenisi ngo areke kubabangamira seriously avuze ngo kutubangamira mbabangamiye hiki koko mwuka byaramo ubu baje ngo gutuma ngo amakuru. none se hari umuntu nigeze ntegeka ngoze kuvuga make gusa ngo amakuru twashyira saa 4. oya reka tuvugishe ukuri ntitujye kure tujye kunegosiya harya ninde simbizi ibyo bavuze ngo bajye kunegosiya ngo yigize hirya amakuru. none se ninde nasabye none bashyiramo n'aka gatangaza amakuru kacu gato baba ngo ntajye kuri za radio 1. none se ibyo nabyo ubwabyo ntabwo ari violation si ukwinjira mu bitabareba aho bigeze rero mu by'ukuri dukwiriye kurenganurwa ariko ubundi igitangazamakuru gisebye ikindi ahubwo se koko ndiba wenda reka tureke ushobora kuba ko harimo abantu badafite ubumenyi muri aba bantu bari bahari bari bafite ubumenyi sinajijinganya ku bumenyi bwabo n'ubushobozi mu kumenya amahame n'amategeko baraba ngo n'abahanga cyane. none se ibi ngibi ubumenyi barabufite ni n'abahanga cyane. none se babikoze babizi nyine none se babikoze kubera urukundo bakunze agasogirwa idahomba babikoze kubera iki bakunze piramide ariko mwuka byaramo ariko tugeze ahantu habi mukuri ndasaba ikintu kimwe nihatabaho abantu kongera gusubira muri senses zabo turimo turajyana public yacu ahantu tekereza ukuntu piramide iri gukinira i Cairo bigafectinga agasogi kinana yatuma ngo gasogi kinira i Kigali ngo bayishyira harya hari ngo saa 12 ngo nije saa 12 ngo nitabikora hatazagira umuntu ujya kwireba nitabikora n'abantu bazayira bazabagiye ngo banyanyagiye mu migina no mu tundi tubari kandi koko harimo abantu bataze kuri stade benshi kubera ibyo ngibi baraduhamagaye bati rwose have batubwiye ko ijambo rya Bibiliya kuko niryo ryonyine ridahinduka ariko njye mfite ikibazo sinzi niba koko abantu baje bakora wenda ku maradiyo bajya bamenya impact y'ibintu bavuga babayizi nese cyangwa ngo bishimangira akabitinda batazi ibyo bari gukora ntose akabazo k'amatsiko mfite ko mbona bigiye kudugira ariko